umwanya wa mbere hari indirimbo ya Uncle Austin, indirimbo yise Juju. Uyu nguyu ni the hitmaker, yakoranye indirimbo na Medi Everything, yakoza indirimbo nyinshi cyane, yakoranye na Buravan. Uncle Austin mwarakoze kwitora muri Kiss 30, mukomeza mu amajwi menshi, tuzarebe nibizaza ku mwanya wa mbere muri the Kiss 30 y'icumweru gitaha. Hanyuma ukibaza muri izo ndirimbo zose twanyuzemo, muri ibyo bihanganye byose twanyuzemo, ba Chris Brown, tunyuze muri South Soul, tunyuze muri ba David, ukibaza Austin niriye banga akoresha kugira ngo buri gihe aze ku mwanya wa mbere. Abantu benshi akenshi bakunda kuvuga ko ari uko ikigani ari icye urumva. Yes, nizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye. My name is Didas. Murabizi ko today buri munsi ari street talk, aho tugenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Well, alright, nizere ko meze neza. Yes, uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tugende tuvuga ibintu byinshi ariko bitari byinshi cyane. Abantu benshi mukunda gukurikirana ama radio menshi atandukanye, ariko harimo na radio yitwa Kiss FM. Murivugira ku murongo w'ijana kabiri. Ijana na kabiri n'ibice bitatu. Well, ni Kiss FM nyine nkuko bisanzwe cyangwa 102.3 Kiss FM muri studio. Yes, mukunda gukurikirana umugabo witwa Uncle Austin. Abantu benshi wenda babahanzi ntago bakunda gucana waka mu gake, ariko sinzi wenda impamvu. Uyu munsi nagira ngo wenda tuvuge kuri Uncle Austin. Uncle Austin ni umuhanzi ukunda gukora indirimbo ku giti cye. Indirimbo ku giti cye ubanza zidakundwa cyane, ngeri ko mbibona. Indirimbo ze ku giti cye kenshi nago zikundwa, ariko abantu bamuzi kuri hit nka dudu cyangwa se nzakwizirikaho. Izo namwe mu masingo yagiye akora uyu muhanzi. Hanyuma Uncle Austin hari ama challenge abantu benshi bagenda bamukorera ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Uncle Austin no umuntu wikina, ari ikina cyane ngo akarenza cyane. Ikindi wenda bakunda kumunenga nuko buri gihe indirimbo ye iza ku mwanya wa mbere muri Kiss mwanya go kangahe yitwa Kiss 30 cyangwa se indirimbo 30 zikunzwe. Ukibaza rero ukuntu indirimbo 30 ziba zikunzwe kandi ni ku isi yose, kuri Kiss FM indirimbo ya Austin ariyo iba iya mbere buri gihe. Ngira ngo wenda uyu munsi turashaka kugira ngo tunyuremo gatoya ukuntu akunda kuzitondeka, wabyumva nawe kumva ni ibintu bibangamye. Ukibaza Austin ni gute yaje ku mwanya wa mbere muri aba bahanzi bose, ibanga akoresha ni irihe? Ni ukwikina, ni ukwitondeka neza uko nyine, cyangwa se hari ikindi wenda kibaba kibyihishe inyuma? Ngira ngo mu mitondekere ya Austin wenda duhere ku mwanya wa 30. Ku mwanya wa 30 muri Kiss yacu hariho uwuhe muhanzi? Ku mwanya wa 30 dufiteho Chris Brown afatanyije na Davido, indirimbo bayise Blow My Mind. Ukibaza rero ku mwanya wa 30 kuntu hashobora kuzaho Chris Brown ari kumwe na Davido, urumva ni injustice ya mbere. Ahubwo ngo rero ku mwanya wa 29 harimo abahanzi bakoze izina South Soul yo guturuka muri Kenya mu ndirimbo yayo, iyo ndirimbo ya South Soul. Indirimbo ya South Soul bayikoranye na Mani Mate, indirimbo bayise Nakupenda. Ariko wenda iyo ishobora kuza kuri uwo mwanya wa 29, ariko nanone ishobora kuza ku mwanya wa 29 ihatanye nk'indirimbo wenda nk'izaba DJ Khaled, ihatanye nk'indirimbo nk'izaba Justin Bieber. Ariko ntago ambwira kuntu iyi ndirimbo ishobora kuza ku mwanya 29 ihatanye na Juju. Gogo nitugera ku mwanya wa mbere uraza gusanga indirimbo ikomeye cyane. Hanyuma twese cyane ku mwanya wa 10 hari indirimbo y'umuhanzi ukizamuka mu Nyarwanda ariko uri kubaka izina, bamwita Igor Mabano. Indirimbo ya Igor Mabano yayise Diamashuka. Naho ku mwanya wa 9 hari indirimbo y'umuhanzi hitmaker Riderman ariko mwe na Safi Madiba. Naho ku mwanya wa 5 hari umuhanzi Mwanya wa 5 hari the hitmaker The Ben abarizwa mu gihugu cya Amerika, yakoze indirimbo yita Ndaje. Umwanya wa 4 ariwo tugezeho n'indirimbo yakunzwe n'abantu benshi barayikinye, abakobwa we biyumvishe barabadasinziriye. Ku mwanya wa 4 hari Ngabo Meda araherutse gukora karimbo keza cyane mu minsi yashize, yakoranye no muhanzi Nish mu gihugu cy'u Burundi, indirimbo bayise Downtown. Naho ku mwanya wa 3 uribaza ngo ninde? Abantu barayitoye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bo kuri Kiss FM barayisaba cyane. Nanjye ubwanjye Austin yo ndyamye ndayumva. Ku mwanya wa 3 hari umuhanzi wo muri Uganda bamwita Eddie Kenzo yakoze indirimbo nziza cyane, yakoze akaririmbo keza cyane, rero muraza kukumva ni secret mukanya gatoya. Naho ku mwanya wa 2 uyu muhanzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ararenze. Uyu muhanzi
niwe muntu wa mbere ufite amafaranga menshi mu bana bakiri bato. Ku mwanya wa kabiri hari Justin Bieber mu karirimbo yise akaririmbo ka Justin Bieber murakazi cyane yakise Sore. Naho ku mwanya wa mbere uyu mu Rwanda ntabwo avugwa, mu Rwanda ni hitmaker. Umwanya wa mbere hari indirimbo ya Uncle Austin, indirimbo yise Juju. Uyu nguyu ni the hitmaker yakoranye indirimbo na Medi Everything, yakoza indirimbo nyinshi cyane, yakoranye na Buravan, Uncle Austin. Mwarakoze kwitora muri Kiss 30, mukomeza mu amajwi menshi, tuzarebe nibizaza ku mwanya wa mbere muri the Kiss 30 icyumweru gitaha. Hanyuma ukibaza muri izo ndirimbo zose twanyuzemo, muri ibyo bihanganye byose twanyuzemo, ba Chris Brown, tunyuze muri South Soul, tunyuze muri ba David, ukibaza Austin niriye banga akoresha kugira ngo buri gihe aze ku mwanya wa mbere. Abantu benshi akenshi bakunda kuvuga ko ari uko ikiganiro ari icye, urumva ujya gutera ubureza arabwibanza, ntabwo wafata ngo ugaburira abandi utarahaga. Yes, nicyo biba bishatse kuvuga. Aho wewe yo kurikiye Austin ubona ashobora kuza ku mwanya wa mbere mu Rwanda bwonyine tubikoze, yaza ku mwanya wa kangahe? The judgment is not mine, ahubwo naha urubuga bakurikirana the ZOOM TV24 kuza kuduha judgment bakatubwira ese birashoboka, ese birakwiriye, cyangwa uyu mugabo ararengera. Ahubwo ngiye kintu ni nanone nkunda kuvuga Austin bimubereye byiza, yajya wenda yigira nk'uwa mbere mu Banyarwanda wenda bikumvikana, ariko kwigira uwa mbere hagati yari hana ugakora indirimbo 30 birumvikana the Kiss 30, ugakora indirimbo 10 zikunzwe ku mugabane w'Uburayi cyangwa se hanze, ugakora indirimbo 10 zikunzwe muri Afrika ndetse n'indirimbo 10 zikunzwe mu Rwanda. Mu Rwanda nibura wenda nabwo akishyira nko ku mwanya wa 5, kuko urumva hano dufite abana, dufite ba Buravan, n'abana barenze ba hitmaker, tukagira ba Malone bari kuzamuka, n'abana bazamuka neza, ba Neringabo tukagira na Neringabo buri ashobora kuza imbere ya Austin. Na n'umwana umeze neza nabuze kumva. Ubwo urumva rero Austin ntago akwiye kuza imbere yari hana, ngo imbere ya Chris Brown, wazi imbere ya South Soul, wazi imbere ya harimo no gukabya please. Wenda ndabizi ikiganiro nta nubwo ari icyo ni cya Kiss FM, ariko nge numva bitumvikana neza. Sounds unfair guys. No kuri wenda so for my critics it sounds unfair. Ntabwo wafata indirimbo nka dufite wenda tudujajingire kuri YouTube itaragira miliyoni 20, itaragira n'ibihumbi 20 by'abantu bahe. Wenda reka tuba ariko tubishyira Angela wigereranye n'indirimbo zagiye zigera ama miliyoni 11 nurangiza ikire ku mwanya wa mbere, gusa sinzi ahantu wabuhera uvuga ko ikunze. Yes, well, abatora bazatubwira impamvu Jojo ya Austin iza ku mwanya wa mbere buri munsi, mu gihe tuba dufite abahanzi benshi nka Rihanna, tukagira abahanzi nka South Soul, Justin Bieber n'abandi. Kiss 30 ni agataha, ariko tuba dufite n'abandi makuru menshi atandukanye. Urabizi ko ku mugoroba muri iki kiganiro cyacu tuba dufite gahunda ya ruhura umutima, tukagira muri gahunda yacu ya Kiss FM ku 102 n'ibice 3 tugira n'umwanya wa Sing for Cash, aho ushobora kuririmbira amafaranga 300,000 cash kuri Kiss FM. Tugira na gahunda ya ruhura umutima uvuga ibyakubabaje byose hano kuri Kiss FM, abantu bose bakagenda baruhura umutima. My name is Austin, mukomeze mukurikirane Kiss FM kandi mutora Juju isaze ku mwanya wa mbere hano muri Kiss ati mu cyumweru gitaha. Naho akarimo na ka Austin Juju. Ciao ciao. Nawe ndi Austin uri ikina. Ari ikina.